urabireba neza wabibonye urabona ko aya mazi niyo ngiye kugira gute ngiye kubafatiramo kugira ngo mbarekuze bavaho bari urabibona urabibona ukuntu ibintu birimo bizamukamo ni ukuvanga ahantu hone nabafatiye nahangaha nibyo nakubwiraga urabona ko ngiye kuvura umuntu nawe wirebera amazi nyasizemo nawe ugira gute nawe yareba ubu ngiye kumuvura ari hanze ndaje mbikwereke urabibona hano aya ni amazi kagira umugore ukabona kenewe n'abagabo bose ico gihe uraza iyo ufite umugore wakunaniye kaguhereza umuti ahagiye hose ukamukurikirana ku buryo atashaka kuba gucima ngagiye no gusambana akaba yabizira nta burabona twafashe se bari gusambana umugabo akaza bati ngiye umugore wanje yarananiye arasambana nashase kumufata byarananiye iyo miti turayifite uraza nkaguhereza umuti ukamufata asambana bakafatana nshatse kubyira abanyarwanda namba abanyamahanga niba hari umuntu uri kumbona kuri televiziyo mu mirimo wenda nka 20 aturanye nayo akora ubushakashatsi agenda arebe hari ugera mu murima w'umuntu ugasanga bashinzemo umuhati mu hagati ugasanga bashinzemo igicuncu ukabona bashinzemo umuyenzi namba umuharavumba niba ari umunyarwanda uri kumbona namba umunyamahanga agende akore research arebe neza arasanga ya mirima yera ubona ibitoki biri kunigana ico giti kiba kirimo nuvuga ngo ariko nweho ntago shora gucukura ngo kibone ubona ibintu bashizemo ico giti ni kimenyetso aba yarashizeho kugira ngo igihe cyo kujya guhinga wa muti utazagira gute utazavamo ukabona wadekanyije no muri sambo yawe irahiyira ahangaha ubutaka ni bumwe ibitoki biri kunigana warafumbiye wagize ubuhe ariko nta kintu ukuramo mbona ukuvanga umvura murozi y'amategano amatamikano amahuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kutabyara ndagufasha ariko ntago mvura ubugumba mvura warozwe kubera kutabyara ukabona umuntu ibyo biri kugenda ibyo biri kwanga ugahinga ukabona ibitoki biri kunagana murima w'umuntu uhebye biri kwanga akorora inka ukabona nkizamutse neza mu mezi 5 ku 500 uhebye biranze ryo barakuroze bakaguteza ibyo bintu nyine by'inyatsi yego aba bantu bacuruza ntibigende nabigusobanuriye tugiye uraza nkaguhereza umuti ugakora ibyo bikagenda hari igihe ucuzanye n'abantu bakakugirira ishari bakaguteza hari uburozi bitaka yayana bakoresha kayayana bakabikohera ibyawe ugakora amafaranga yabona ugacuruza ukabona amafaranga ku ntumenye yo gari kuja keshi rero hari ibintu byo mu miryango kera baba baraterekeraga bagatanga ibintu by'amafaranga ico biti gicumbi cyo biti gicumbi bagashiraho amafaranga bagashiraho imbuto mukabagizo hene bakabagizo nka barangiza bikajya muri mwe nk'abana mwasigaye ke mudafite ubushobozi bwo kubyikuramo cyumvikanye n'umusore ko bazakoresha ubwo kutariki runaka burapfuye umusore undaraje bigenze gutyo undaraje bigenze gutyo icyo gihe bari mu kibazo uraza nkareba se barakuroze iyo bakuroze cyane ko bamugana kera ibyo byana bagabo umukobwa igihe cyageraga yararongorwaga none ubu umukobwa guteta n'abasore 20 nta numwe uramujana basimburana guhera kwishiga guhera wanyu kwishiga tugiye uraza nkagufasha abasore nabo nuko sabakobwa bonyine sumwe ko bakobwa gusa n'abasore nuko hari igihe ubona umugabo kabone umugabo afite imyaka 40 harazana umugore n'ubu hano mafite abakobwa bari kwivuza bari hano mu gikari abo bavugira inyuma Reka tubaye ikaze bakunzi ba muganga umanura inkuba nizera ko mwese mumeze neza mushima Imana. Muganga umanura inkuba uyu mureba hano kuri kamera zacu mwifuje ko yabazanira uru rubuga nyuma yo kumuha ibitekerezo ku mbuga zitandukanye yagiye akoreraho ibiganiro bitandukanye by'ubuvuzi bwe noneho mwifuza ko yabazanira urubuga rwe umwihariko we icyo bita ingarigariye. Uyu munsi yabazaniye YouTube channel ye yitwa Muganga umanura inkuba.
byinshi rero ku byo mwibaza cyane cyane ku buvuzi bwe, iyi niyo videwo ya mbere yifuje kubaganirizaho kugira ngo ibintu bigende neza. Reka kwanza abanze abibwire mu magambo ye bwite, noneho nanarangiza ababwire igihe yatangiriye n'igihe yaboneye ubuzima gatozi, ibindi biraza nyuma. Igihe nitwa muganga Rumanura Inkuba, ndi umuvuzi gakondo, nkorera i Musanze, ngakorera Rubavu, ngakorera hariya ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mu Cyanika. Ubu tuvugana hano ndi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mu Cyanika. Ubu tuvugana abanyarwanda bari kundeba, abanyamahanga bari kundeba, ubu niho ndi. Ni ukuvuga ngo natangiye kuvura 2010, mbona ubuzima gatozi 2013. Ni ukuvuga ngo ubuvuzi bwanje ubundi papa baga ahantu bita Uganda, hari ahantu hetwe, akagenda ntuma imiti, yamara kuntuma imiti nkagenda nkayimuzanira, igihe afite akazi kenshi akanyereka ukuntu ngomba kumufashiriza abarwayi. Biza kwa ngombwa ko yimuka ajya ahantu bita Tanzania, nigeze mpasobanura Kiyanza. Nimba byumva neza ubwo n'umurage. N'umurage wa papa. Iso nawe ubwo ntafite aho abivoma kuri sokuru. Yabikuye kuri sogokuru. Rekusobanurire rero abadukurikiye impamvu washyizeho iyi televiziyo. Impamvu nasize televiziyo ni ukugira ngo abanyarwanda, abanyamahanga bajye bakurikirana ibiganiro byanjye. Hari nk'abo abanafashije bari hanze, za Malawi, za Kongo, za Uganda, mu bihugu by'i Burayi. Kamemu na papa urabona ko aba Tanzania, narerewe Uganda, hari benshi badukurikirana kugira ngo bajye abatuzi twafashe bagenda bajye batanga ubuhamya ku byo twabakoreye. Nimba mbyumva ubwo no kuvuga ngo hano hazajya hananyuraho ubuhamya bw'abantu wavuye. Yego, buzaje buhaca. Yego. Noneho unabone n'urubuga kandi uganiriraho n'abantu bawe ko bukeye no kubwisha. Nicyo nifuje. Ubwo rero reka tubanze turebe. Iso araje gutuma umuti, ni nka bimwe byo mu Kinyarwanda, umusaza yagutuma igishirira kitabi bikaragira nawe ugatuma. Nuko rwose. Bivuze ngo nawe yarakubwatizana uriya muti. Yantumaga umuti cyane biteko Uganda ro nahaba amashamba ntago ari nkano mu Rwanda. Yego. Yantumaga umuti irazano za Mubende hejuru mu misozi mu mashamba, za Kanyugoga, iyo za Gateranduru muri ni haba amashamba. Yantumaga yakambwa ati genje kunzanira imiti, nkagenda nkayimuzanira. Biza kuba ngombwa ko ari nge mfura ya papa. Biza kuba ngombwa ko kambwira ati mwana wanjye ndabikuraze, ni ugomba kunsimbura mu gihe ntakibashije. Yego. Wumva nawe unyuzwe, ntabwo ari umurage mubi yaguhaye? Oya, ntago ari umurage mubi. Ubwo noneho mu ndwara rero yavuraga ubu nawe nizuvura, cyangwa hari izindi nawe wagiye wunguka ubumenyi bugiye ukomana nawe? Ni ukuvuga ngo umurage ni ikintu kidasanzwe, abantu barabyitiranye. Ni ukuvuga ngo niba ugiranye amasezerano n'abasaza ubwo ati mwana wanjye ndakuraze, ujye ufasha abanyarwanda, mufasha abanyamahanga, ibyo yakuraze nibyo ukora, ntago ujya mu bindi. Nibi ujya wumva ngo turabavuzi gakondo, tubarizwa he, turi mu rugaga, icyo gihe ugiye kujya mu rugaga kugira ngo ubone ubuzima gatozi, umanza wagaragaza indwara uvura. Ni amarozi se, ni ibiki? Icyo gihe bakubaza icyo ugomba kugaragaza, wamara kugaragaza indwara uvura bakabona ko bifitiye ubushobozi, bamara kubona ko bifitiye ubushobozi bakaguhereza ibyangombwa kugira ngo ufashe abanyarwanda, mufashe abanyamahanga. Yego. Ubwo ukoze hasi runyibutsa ko hari ibuye. Ni izihe ndwara ubundi kenshi ufasha abantu muri rusange? Uzitubwire nta n'imusobwe, uzitondeke hano. Yego. Indwara mvura cyane ni indwara y'amarozi, cyane ibisazi, amadayimoni, bino bijye bifata abantu ugasanga mu ngo bari kurwana n'abagabo, bapfa ibintu byo mu miryango, kera baraterekeragura bizi, bigatuma bakabaga inka, bakabaga amahene, bagahereza bya bizimu by'iwabo. Ari nako banatera ibyuhagiro. Ariko banatera ibyuhagiro. Icyo gihe rero uraza nkagufasha ufite icyo kibazo. Kutabyara ko bakuroze, icyo gihe uraza kandi tukiri hano ntekereza ko abantu bagiye bagira iyo miryango igira ibyo bintu birakoma bikabakurikirana, hari n'abatuye muri ako gace. Birabakurikirana kubera ko impamvu babakurikirana, kera barabikoraga, bigeze igihe babivamo, abasiza bakera bari bazi ko babikoraga, babishira mu bana babo batazi ibyo bari kubashiramo ibyo ari byo. Kugeza ubu rero niho ugera mu miryango imwe n'imwe ugasanga bari kuvuga bati
iwacu baraterekeraga, hari ibintu biza bikadufata, kumva umuntu ngarwara igicuri kidakira, yego kumva umuntu ngo ngahora yiyahuza inzoga, ugasanga afite ibintu bimukoresha, bimubamo, bikamukoresha. Bimubamo byo mu miryango baterekeraga kera bakoreshaga, bagatanga ayo mayoga, bagatanga ayo matungo, kubona umuntu yigize igihararumbu ku musozi ariko atari ari bya bindi bimukukira mu byo miryango ye wabo. Ndibuka ko ngo hari n'ibyo bajyaga bagira nyine wabuje nko kwivuzayo ugasiga imbuto n'amafaranga, byo bita amaturo. Ntago ari amaturo, ubundi ariya babyitaga inzoga y'abasaza. Ni inzoga y'abasaza kera bafataga agacuma, bamara gufata agacuma ko sokuru yabigenzaga, agahamagara ibyo bita gushika. Agahamagara, yamara guhamagara ugasiga inzoga y'abasaza, ugasiga itabu, ugasiga ubuki, ugasiga imbuto. Ukagenda rero niho wamara kwivuza, wamara gukira ukaza gushimira sogokuru, ukamuzanira nk'inka, ukamuzanira nk'ihene, nuko babigenzaga. Ibyo tubonye ko ibyo byitwa uvuze ko ari ibiki ibyo birwara bituruka kuri ibyo ngibyo cyane, namara ibintu ibyuka bibi, ni imyuka mibi, bihuhera ibintu by'amarozi gutyo. Yego. Noneho turebe indi ndwara rero. Mbona uvuga ngo mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amahuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani. Barakuroze kutabyara, ndagufasha, ariko ntago mvura ubugumba, mvura uwarozwe kubera kutabyara. Icyo gihe rero kugira ngo nze kumenya ko bakuroze, hari benshi batabyara kubera ko bavutse ari ibiremba, namba se ko mu mubiri wabo bategeka ariko bimereye. Icyo gihe uraza nkagusuzuma nkareba ko bakuroze koko, nasanga barakuroze nkaguha imiti, nasanga batarakuroze nkakubwira ukajya kwa muganga. Kenshi nkunze gusubizwa n'abantu baje kwivuza ni wanjye, ngiye mbere ko ngusuzuma umanza kunyereka yo kwa muganga, nkarebe se muganga nibe bizamini yagufatiye. Nabona ibizamini wa kizungu, namara kubona ibizamini nagufatiye kuko nta kibazo ufite, namba se ko ufite ikibazo hari ibura mu mubiri wawe, nkagutegeka gusubira kwa muganga. Nabona ndagufasha, mfite imiti nkoresha hano, nkagufasha ikibazo kigakemuka. Yego. Ibyo ni ibirozi, ibitegano n'ibindi. Ni ibirozi by'ibitegano, ibihuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani. Ibyo ndagufasha. Gutabyara ko bakuroze no gucuruza ntibigende. Uracuruza bikanga, rwose uraza nkaguha umuti. Ibyo se ko byeze ko hari ucuruza, ahubwo ejo akimuka mu muduka yakoreragamo akajya mu rindi bikaka, akakubita hino, ko ibyo byeze cyane, ahubwo ugasanga umuntu akubise imyaka 20 atarafata ku mafaranga. Ni hahandi ubucuruzanya n'umuntu, wamara gucuruzanya n'umuntu ukabona umuntu ibyo biri kugenda bya biri kwanga, ugahinga ukabona ibitoki biri kunagana mu murima w'umuntu, uhebye biri kwanga. Akorora inka ukabona nkizamutse neza mu mezi 5 ku 500, uhebye biranze, ryo barakuroze bakaguteza ibyo bintu nyine by'inyatsi. Yego. Aba bantu bacuruza ntibigende, nabigusobanuriye. Tugiye uraza nkaguhereza umuti ugakora ibyo bikagenda. Hari igihe ucuruzanya n'abantu bakakugirira ishari, bakaguteza, hari uburozi bita kayayana bakoresha. Kayayana bakabikohera ibyawe, ugakora amafaranga ukayabona, ugacuruza ukabona amafaranga ko ntumenye yo gari kuje. Keshi rero hari ibintu byo mu miryango kera baba baraterekeraga bagatanga ibintu by'amafaranga, icyo bita igicumbi. Icyo bita igicumbi, bagashyiraho amafaranga, bagashyiraho imbuto, mukabaga izo hene, bakabaga izo nka, barangiza bikajya muri mwe mw'abana mwasigaye, kandi mudafite ubushobozi bwo kubyikuramo. Icyo gihe uraza nkagufasha. Cyane cyane indwara mvura yewe, barakuroze ibisazi, kigenda kuvura unyishora ariko umuntu wawe yamajije gukira. Kuko muri iyi minsi habonetse abatubuzi, ugahamagara umugabo uti vuba mfashe, akakurira amafaranga mbere nta kintu aragukorera. Barakuroze ibihuherano, ufite amakimbirane mu rugo rwa buri munsi kubera ibintu babateza. Hari igihe umuntu agwana kubera inzoga, arwana kubera bisanzwe, njye uraza nkareba impamvu iki kintu kiri mu rugo rwawe, nasanga ari uko bakuroze ibintu baguteje, nkabikemura nkaguhereza umuti bikava. Hari igihe ikindi nashaka kuva ku bakobwa, umukobwa baramuteresa uyu munsi, yumvikanye n'umusore ko bazakoresha ubukwe kutariki runaka, burapfuye, umusore undi araje bigenze gutyo, undi araje bigenze gutyo. Icyo gihe hari ikibazo, uraza nkareba se barakuroze. Iyo bakuroze cyane ko bamugana kera ibyo byanabaga, umukobwa igihe cyageraga yararongorwaga. None ubu ngubu umukobwa guteta n'abasore 20 nta n'umwe uramujana, basimburana, guhera kwishiga, guhera iwanyu kwishiga. Tugiye uraza nkagufasha. Abasore nabo nuko, si abakobwa bonyine, si umwihariko w'abakobwa gusa, n'abasore nuko. Hari igihe ubona umugabo ukabona umugabo afite imyaka 40 ntarazana umugore.
ko umugabo amaze imyaka 40 ntarazana umugore kandi ni umusore ntacyo atwaye arakora afite amafaranga ibyo biragenda neza ukabona nta mugore afite agatereta abakobwa bakamwanga hari ibintu by'umuragero kera bakoraga ukabona nk'iwanyu baragutanzura umwana sokuru akagutanga utaravuka ukavukira muri zo karande zo mu miryango bikakokama kuzagira igitekerezo cyo kuzana umugore bikanga icyo gihe uraza rero nkagufasha ugashaka umugore ushaka iyo warozgura n'abantu bakubenga kabiri gatatu byiyumvamo kabengwa impamvu nawe ubimenya hari abakobwa benshi baza banganiriza bangana gusa bavuze tugira ibanga n'ubu hano mafite abakobwa bari kwivuza bari hano mu gikari abo bavugira inyuma ntabwo ushobora gufata umuntu uje kwivuza n'igiye kumushyira ku itangazamakuru atabishaka sibyo ni benshi bafite ibyo bibazo baza bangana bambwira bati muganga dufashe ndateretwa ariko byaranze kandi ari umukobwa ubona mwiza ntaca atwaye ndateretwa basore bakaza inzoga bagatura bikarangira ati nari ukwe bupfuye icyo gihe rero uraza nkagufasha rwose aho waba uri hose si ngombwa ngo utege ngo uje kundeba waba uri hanze muri Amerika waba uri Burayi waba uri mu Rwanda si ngombwa ngo utege uze kure nkubwira ibyo ukora uri aho ngaho nkareba ikibazo ufite gusa biba byiza uri hafi urateka ukaza kundeba aho nkorera amaso ku maso aha reka ndakomeza mbariza abantu hari ubwo tujya tugira gutya tukabona abantu bagiye mu ipiganwa ry'ibintu yewe rimwe na rimwe ukabona mu ijisho ryawe ukabona n'uwari ukwiriye kubitsindira si ubitsindira ubwo nta burozi bwo buba burimo muturahaba ndakeka ikiganiro twigeze tugirana nabigusobanuriye hari imiti abantu bakorera kugira ngo ibyo bigende neza nshatse kubwira abanyarwanda namba abanyamahanga niba hari umuntu uri kumbona kuri televiziyo mu mirimo wenda nka 20 aturanye nayo akora ubushakashatsi agenda arebe hari ugera mu murima w'umuntu ugasanga bashinzemo umuhati mo hagati ugasanga bashinzemo igicuncu ukabona bashinzemo umuyenzi namba umuharavumba niba ari umunyarwanda uri kumbona nabo umunyamahanga agende akore research arebe neza arasanga ya mirima yera ubona ibitoki biri kunigana ico giti kiba kirimo nuvuga ngo ariko nweho ntago ushobora gucukura ngo kibone ubona ibintu bashizemo ico giti ni ikimenyetso aba yarashizeho kugira ngo igihe cyo kujya guhinga wa muti utazagira gute utazavamo ukabona wadekanyije no muri sambu yawe irahiyira ahangaha ubutaka ni bumwe ibitoki biri kunigana warafumbiye wagize ubuhe ariko nta kintu ukuramo hari ababuzi muri iyi minsi ukabona ugucuruza umuntu ararashoye 100,000 woshuye miliyoni ukabona we agize miliyoni ho uracafite mu ryajana ryaragabanyutse ko ugize amadeni ya banki tugiye barakurogesherwa burozi bitaka yayana ibintu byawe bikagenda ukabura amahoro mu rugo wabura afata agakopero ukabona igipfunsi mu rugo kiravutse wowe n'umugore kabaguye bivuye kubera byo baguteje nyine tuzagira aho ugera reka tutaza kugira ikiganiro kirekire muganga rumanura inkuba ego aha twongere tugaruke uvuze ku mugore muri iyi minsi nabwo bireze ko ongera wicara uko wari umeze tutava muri frame ya kamera ndi kwibaza muri iyi minsi bireze aho twabonye ko ufasha abafite ibibazo byo kubaka ariko nabi ngo zubatswe nazo ziriho zirasenyuka yego byo biterwa n'iki ingo zisenyuka kenshi hari igihe abagore muri imisi bigize ukuntu bigira indaya abagore kagira umugore ukabona kenwe n'abagabo bose ico gihe uraza iyo ufite umugore wakunaniye kaguhereza umuti ahagiye hose ukamukurikirana ku buryo atashaka kuba guca inyuma ngo agende no gusambana akaba yabizira ntabwo urabona twafashe se bari gusambana umugakaza bati ngiye umugore wanje yarananiye arasambana nashase kumufata byarananiye iyo miti turayifite uraza nkaguhereza umuti ukamufata asambana bakafatana ariko se wa mugari tukiri hano ngewe hari ubuhamya butoya mfite nibuka nari muto wacu hari umusaza umwe baramwibye bamwiba imbuto z'ibirayi yari yarahunitse icyo kintu urakiboneye n'ubu kirantangaza noneho ajya gusaba uburenganzira hariho bari bakiri mu rwego rw'amakomine ajya gusaba uburenganzira kuri komine
bazana umugabo umwe ntavugiye kuri televiziyo yawe, yego, abaturage bose bahabwa order yo guhurira ku rugo rw'awa musaza, acana umuriro nka wa wundi tujya ducana igihe twapfushije umuntu turi ku kiryo, yego, azana imipanga ibiri ayishyira muri wa muriro, narabyiboneye n'amaso yanjye wamaye, ashyiramo, noneho yazanaga umuti akagusiga, guhera hano wambarira isaha kuzamura ukagera hano uhinira ukuboko, akagusiga umuti umeze nk'ibigodoro by'imodoka, yego, cya cyuma akagiterura mu muriro, cyaka cyatukuye pe igishirira bushirira, agakubita ukabona umwotsi uratumutse, ugahita ujya ku ruhande, arabikora bikora 3 4 5 6 ageze kuwa karindwi, umugabo amukobiseho inyabira iratamuka, itamutse abwira abayobozi ati nshaka narekera ahangaha umujura yabonetse, nayunguye ati banza ukomeze ugeze nko muri 5, inyuma ye hari muri nawe kumugwa yabiriyeho, nawe akubitaho ati ntabwo ndeza, ati sindeza, bahita basobanura ati twibye gutya. Iyo miti koko ntekereza ko ifata abantu ishobora kubiha, ahubwo ndaza kumva ko uwo muti ushobora kuba ihenze, kandi nanone ubushobozi bw'abanyarwanda ari buke. Vanga uwo muti ntabwo uhenze cyane, iyo bimeze gutyo uraza tukagufasha, twamara kugufasha wa muntu wakwibye akagusubiza ibyo watakaje, uraza tukaguha umuti tukamufata, twamara kumufata wa muntu wakwibye akagusubiza ibyo wagize gute watakaje, ujya kugira gute kugaruza ibyawe byagiye. Yego, reka twongere rero turebe nanone iki ngiki nacyo kirasa naho cyeze, kandi koko ntekereza ko kuba abavuzi gakondo cyane cyane b'umuco wacu ubuvuzi bwa kinyarwanda, ariko usibye kuba dufite umwihariko wacu w'ikinyarwanda n'ibindi bihugu bigira umuco wabo, mujya mubona nko mu Buhinde, mukabona za Burundi, ibihugu byose bifite umuco wo kuvura, ariko noneho reka turebe rero ahangaha naho bireze, aho umuntu ashobora kuba koko yabonye uwo mugabo, ariko ku rundi ruhande akaza aje kumurya utwe, yamara kutubona za divorce zikaba. Ibyo byo ntabwo haba harimo wenda ubuhemu, byo mubikemura mute nk'abavuzi gakondo? Ku muntu waje gutyo akaza akurikiye imitungo yawe agahita yitwara, ugasigara wimyiza imoso, ndetse rimwe na rimwe akavuga ati uyu muntu arampemukiye, ndufite aho murega najya kuhamureka. Nta mpamvu yo kwigora, nakubwiye ko umuti ngufite. Uvuga ngo nawe ufite umugore akakunanira biteke kujya mu bagabo, ngo uhereze umuti ntasubiremo. Kuvana ngo umuntu ashaka kujya ibyawe kandi ariho habivunikiye, ntabwo ibyo njya mbyemera ngewe. Uraza nkaguha umuti tugatesha agaciro, bya bindi wamukobwa ari kwifuza agasubira uko yaje. Reka tugendere tugana ku musozo, udusobanurire imiti uvurisha, ese niyo kuri buno butaka bw'iwacu mu Rwanda gusa, cyangwa hari n'ibindi bihugu ujyamo ukajya guhabwa? Nta muti wo mu Rwanda ngiye nkoresha imiti yo hanze. Kubera iki? Impamvu mu Rwanda amashamba yarashize, hanze niho hasigaye hari amashamba. Mu Rwanda ushobora kubonamo umukorokombe, ntiwabonamo intare y'irungu, ntiwabonamo umunyagasozi, ntiwabonamo ucakoze umunyanagisaka we mu Rwanda wawubona, n'igihondohondo. Icyo nkunze gukoresha imiti nkoresha mu Rwanda imiti ebyiri, ni igihondohondo, umuhati n'umunyuragisaka. Indi miti yose nyikura hanze. Nabivuze kenshi, jewe ndavura isi yose iranzi, nemewe n'urugaga, byangombwa ndabifite. Hari n'ushidikanya namba se n'ufite amakuru atari meza kuri jewe uko wabivuze, yajya kutangaza amakuru akanyomoza ibyo navuze ko atari byo. Ikindi, umuntu ufite ikibazo cy'amarozi ko bamuroze kutabyara, bamuroze kudashaka, acuruza ntibigende, ahorana amakimbirane mu rugo kubera ko bakuroze. Ufite umugore yarakunaniye aje mu bagabo buri munsi, icyo gihe uraza nkagufasha. Mvura indwara zitandukanye bitewe n'ikibazo ugize gute ufite. Uracuruza ntibigende, bakuraza inyatsi barakwabuye, uraza nkagufasha.
Okay, icyo nabwira abanyarwanda muri rusange rero, mbanje gushimira abanyarwanda, abanyamahanga, abari hari Tanzania aho sogokuru akorera na papa, abari hari Ntwetwe Uganda aho sogokuru asanzwe akorera, abari hari muri Kongo, isi yose muri rusange mbanje kwishimira kubera ko n'abafatanya bikorwa bacu badutera inkunga kugira ngo tugere kuri ibi ngibi. Kuko utabonye abarwayi ntaho wagera. Gusa ntago nifuza ko abantu barwara ngo mbavure, ariko uzagira ikibazo azaze nzamufasha kuyikemura. Ndahari, nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 7 umuntu uri hanze ikinyorohera nuko wampamagara kuri WhatsApp. Aho ngaho niho mbashe kuvugana nawe bisesuye. Iyo nimero mbahari kuri WhatsApp, kuri Facebook irahari, TikTok irahari, YouTube irahari. Nta kibazo rwose wankenera yampamagara nkamufasha. Ariko hari ikibazo kimwe umuntu ashobora kwibaza, nimba koko ushobora gufasha umuntu uri kure utari hafi, cyane cyane ko abanyarwanda badakurikira bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye by'isi. Yego. Ariko se ushobora gufasha umuntu gute uri kure? Nk'ubwo rugero ndavuga ati ni byiza ko wampamagara kuri telefone, ariko biroroshye ko yaguhamagara ku buryo bwo kumufasha. Nibyo ngira gusobanura badakurikira. Uburyo bwo kumufasha nje nkoresha aya mazi naherekera mbibabwira. Aya mazi niyo nkoresha. Urayareba ngaya mu gikombe. Ariho nakubwiye ngo umugore washaka gucima akaja gusambana, byaba ngombwa ukambaza uti muganga, ese wabikora ute, wabigenza ute? Iyo uri hanze nkoresha aya mazi. Aya mazi tuka mu gihugu ca Tanzania hariya Kiyanza. Aya mazi niyo nyakura. Aya ngaya ubona. Aya ni amazi adasanzwe. Aya mazi nkubwira uko ubigenzura ahantu uri. Urabibona ubu ngiye kuvuga. None se wowe ubu yafite hano aya mazi? Aya mazi mba nyafite hano. None wowe ukamuyobora utikora gukora ibi? Nkoresha yanjye hano agakoresha ariwe. Nkabasha kugira ndebazo byose afite. Bigenda guterera igihe. Ni kuvanga aya mazi urayabona. So kukumenesha ibanga ariko ntacyo dusonda. Oya nta kibazo. Ndayabona. Nta kibazo so kumenesha ibanga, icyo nshinzwe nanjye no gufasha abarwayi. Nkuba ari umuntu ngiye kuvurugiza amahirwe, usonza umuntu ngiye kuvura uri hanze. Ari hara muri Kongo, Igoma. Ubu ngiye kumuvura ari hanze, ndaje mbikwereke. Urabibona hano. Aya ni amazi. Urabibona hangaha. Nukuvanga ko ndamanza mubaze neza niba yiteguye, hari ibyo namubwiye agomba kumanza gukora. Muranyihanganira? Ntacyo bitwaye. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Nukuvanga ubu wampamagaye nari muze mfite abanyamakuru baje kunsura. Yego. Bituma ntinda kwakira kugira ngo ufashe. Yego. Umugore wawe ibyo nawukoreye byakemutse? Byakemutse ntacyo. Uwo mugabo mwamufashe, mwamufatiye mu nzu, mwamufashe muri lodge? Twamufatiye muri lodge. Aba baturage bahageze n'abayobozi? Abaturage nabo bose bahageze bose bafite amakuru. Ngiye kumukuraho bamushize rero, fata amazi uyashire mu cupa uko nabikubwiye. Numara kuyashira mu cupa uko nabikubwiye, noneho nkubwira ibintu ukora kugira ngo baze gufatanuka, ubundi baguhaye amafaranga wifuza. Wabasabye amadolari? Yego rwose kubera ko nanjye baramumukica. Umaje wambwiye ko basabye amadolari mu bingahe? 3,000. Urakoze cyane. Noneho utegura ayo mazi nkubwira ukuntu bigenza, nkurangiriza ikibazo muvandimwe. Yego. Nibyo nakubwiraga, urabona ko ngiye kuvura umuntu nawe wirebera. Amazi nyasizemo nawe ugira gute? Nawe yareba. Urabona dore umugore ngo yari muno. Urabona ukuntu baryamye? Urabireba neza? Wabibonye?
urabona ko ubu aya mazi niyo ngiye kugira gute, ngiye kubafatiramo kugira ngo mbarekuze bava aho bari bari. Urabibona? Urabibona ukuntu ibintu birimo bizamukamo? Ni ukuvuga ngo aha niho nabafatiye. Ni ahangaha. Ni ukuvuga ngo ubu ndamurekuje. Ubu ndamurekuje, wumvishe ko yifuje kugira ngo umugabo wamusambanyirije umugore amuha amadolari 1000 bingahe? 3. Aha rero ubu nibwo agiye gutingisha amafaranga yanjye nagize gute, nakoreye. Kugera uyu bimukorere rero umuntu uri hanze. Yego. Nguca amafaranga igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Kugira ngo ngire gute, ngusuzume, nimara kugusuzuma ndebe ibibazo ufite, nibirangira nguca amafaranga bitewe n'ibyo nagukoreye kuko maje kubona iki ibyawe. Ntandukanye na babantu bakubwira ngo nyoherereza amafaranga. Abaturage baragowe. Hari abantu batwiyitirira muri iyi minsi bakica izina ryacu. Aya mazi ntagameneka, nakubye amazi tukanzira amazi dasanzwe kiyanza. Urabibona? Kugira rero ngo hatagira ikibazo kiza kugira gute kubakurura mugabo namba batazaja kumurogesha bagabana ko ari we wabikoze, kuko aya mazi ndongera ntiyasubiza hehe aho yarari. Urabibona? Ubwo ntibagize ngo ako kantu niko kari kayapfundikiye se? Aka ntako kapfundikiye. Aka ngaka niko aka niko nkoresha kamfasha kugira ngo ndebe aho ibintu byanje bigeze gute bigeze. Yego. Turagushimiye. Murakoze. Ntacyo twarenza ku byo tweretse. Ubwo mushaka mwandika ngafasha abantu baje kwivuza. Sawa. Murakoze.